Reka turebe uko bimeze. Buryo uzitondera icyumba mu buzima. Haya. Kamazi nambari mati. Kwari tubonye ibintu birenze. Aka kanya se nibwo ugiye Kaspi, like you're going right now? Ndagiye none. None ubu turi mu bantu bagutindira, turi kugutindira. Sibyo. Bayobozi. Ni nabyiza man. Je mbashije kuvuga ko wambaye neza. Uru rugendo si no kuvuga ngo numugisha. Nje kubwanje I see respect. This is respect. Nakoze. By the way ngo hari ibintu ngo by'inkoko ngo yibara rimwe ngo bararanga. Ariko ibyo ni ibiki? Ni ibiki su? Byamfata se buriya. Oya ariko ibyo bintu ntago wabyumvise Kaspi. Oya nyabyumva bavuga ngo kajya ngo ku mupfumu ngo bagagutuma inkoko ngo yibara rimwe. Ihene ngo ifite umurizo umeze guta ntago bifata wapi cyangwa ihene y'ingumba aya ntago bibaho ku mwana w'Imana. What's up, everybody watching Legacy TV? Muri kumwe na Albina, City Queen of the Mic, the good girl in the city, Queen Muri business, mama vibe, and right about now to the Legend Hotel Katiru. Ariko ibyo byose ntacyo bimaze. Kuko uyu munsi we got the dopest DJ, #1 DJ Kaspi Nyirabyo Kaspize, and it's all about his trip. He's about to make a trip. Agiye kuvana mu Rwanda, ahagarariye u Rwanda bwa mbere mu mateka nibwo dufite umu DJ ugiye kugenda ahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Muri kubyumva cyangwa mvinongeze volume. Right about now tugiye kumusanga aho herereye, aho amaze igihe arara. Ese ameze gute? Ese ni muntu ki Kaspize? Ese akunda iki? Ese yanga iki? Ese kuki agiye ahagarara igihugu? Nukubera iki kuki ari we utoranyijwe mu bantu bose bwa mbere na mbere mu Rwanda mu DJ bose? Aba DJ ntimugirisha ari byose ni byisi, twese we will die one day, but it's all about Kaspize today. Click on like, click on comment, share, utange comment nimba umukunda imiriro hejuru. Byose ni kuri Legacy TV. Be all in or be nothing at all. Mwese mukurikiye Legacy TV. Ahaduherereye ni Legend Hotel, ahari icyumba cya DJ Kaspi, umwe ugiye gutema ikirere. He's about to take a flight going to Abidjan. Reka turebe uko bimeze. Buryo uzitondera icyumba mu buzima. Haya. Kamazi nambari mati. Kwari tubonye ibintu birenze. Mutazakora ikosa brothers, mutazakora ikosa. Do you want 6 packs of Kaspi or 6 millions? What do you want? And of course he's one of the DJs batangiye vuba. He's a new generation. Nta myaka myinshi abimazemo. Nambaye bayobozi. Yo Kaspize. Hola. Kaspize. Imyiteguro imeze ite Kaspize? Ego none se Kaspi nahagana hugiye ni cye gihugu giyemo cya aka kanya? Muri Côte d'Ivoire. Abidjan. Ubundi ikintu abantu bakunda kwibazaho, ese vole irahita iva n'iti igerayo cyangwa urabanza uce n'ahandi n'ahandi? Nawe yakwikiye ngo ariko ntabwo mazi ngo na Addis, ubwo na Addis Abeba. Ubwo na Addis Abeba, Addis. Ariko bakora muri hoteli biraryoshye. Ahubwo se abandi bana hagati aho hari ibintu by'amashyamba, nta bantu baje hano bakugigiriye bashaka no kuba bakubuza amahoro bite n'undi. Niyo mpamvu uzi icyo nahunze mani, urabona abajama bashanga muri muciringa nabuze so ninda mu rugo abajama bakaza tugasakuza polisi kaza bakaba bakubitse muri stade polisi ikagira gute igakora akazi kayo. Niko bimeze. Hanyuma hagati aho Kaspize uri mu ba DJ batabimazemo igihe, nta gihe kinini umaze muri iki gikorwa cyo kudija. Ubyumva ute kubugeze kuri level? Ni ibintu nishimira, nabonye telefone ariko nawe ukuntu ikora. Aka kanya se nibwo ugiye Kaspi, like you're going right now? Ndagiye none. None ubu turi mu bantu bagutindira, turi kugutindira. Sibyo. Bayobozi. Byose nafunze pampiste wanjye nawe waraye hano. Namubuze ko manager Legend n'abana beza. Nibyo? Aha niki ubona gitandukanye n'ahandi hantu wabararaye? Legend Hotel. Ni yaba Legends. Icara ku gitanda gato urebe. Icara idunde wumva. Ase kufite ubwoba. Ega n'ubwa mbere nicaye muri hoteli. Mani ni wane.
Kaspi hari ikintu cyakumenya ari playlist nyinshi nari mu mutwe zagarutse kubera hano gusa ntago bishoboka ubwo n'uvuga ngo bose bahagere niyo gahunda Legend Hotel hano Kacyiru urenze kuri polisi na nimero no kandaje nzake nzibahereza Kaspi hari ikintu nshaka kumenya one of the things that interest me bari abantu bita ngo I'm the goat birombe biriya birombe ubundi ni hehe ira Christian Dior ni ya hehe iriya iriya ni ndo igohera Christian Dior kari agasakoshi mbona ka fresh agasakoshi kwa Bernard ariko kwa Bernard shop ariko ntabwo nakodesheje mwana no musi waguze umunsi naguze wahebye sasa ndo gukodesha imyenda ugiye kumara ariko buriya nta muntu ukumeneramo Kaspi ibi byose ni mula zawe mwana hari umuvandimwe bafumana umuvandimwe bitaba iki kiboro bambwiye ngo nshobora kurara disi ngo nshobora guhita ndara ku kibuga niyo ni igikoyi icyo ngicyo nyizima amasaha ariko gusa si juju izo si bya bintu by'intuzo juju ibintu byo by'ikuzimu kuzimu y'Imana ndi gutinda wallahi intege by the way Kaspi hari akantu kamwe abantu bose bakunze kuvuga muri iki gihe ngo I'm the goat ngo ninjye legend ibintu byose ninjye babantu bose bikepinga nose ntabwo ujye bivuga ngo I'm the goat ntabwo bishoboka ntabwo mu makanje indombe ondoba wigendera cyane nabuze imbaraga zo kwikimumba bari uranywa icyo mu ndege gusa ari ni televiziyo cyane igikuta mbabaye Kaspi let me offer you to hold your suitcases ndabatwaza burya burya uzabereke 6 packs shantaye ubwo ni 5 packs 4 packs 3 packs ni hapo ni igiharo nkuko mubibona right now duherekeje Kaspi going to the airport izi nete ntazo naje nsanga hano menya rizaho izi ni zacu twinjiranye sibyo tutazabura ubwenge bavuga ngo live without shades ntago nabivuga amagambo yuzuye Kaspi kabanza nyingi icyumba cy'abandi ako wanimenyereje ibintu nk'ibi ubundi hari urarara he Kaspi mufite hoteli muraramo barabakira mujya muri hoteli yangira hari nako nimero nayibagiye ariko ndagireba kuri description biriho byose ntabwo urumva utari buyobe bavuga description n'ibyo uko biri kose ahubwo se nturi buyobe nugerayo Kaspi icyumba giraneye ku gikinga byakuze ntabwo uri buyobe Kaspi nyoba ntabwo biyo bimbabe gute Legend Hotel ahubwo Kaspi ikintu nibajije won't you have problems mu bintu bijyanye no kuvuga ukayoba mu buryo bwo kuvuga ngo mu gihugu utazi mufite abantu babakira se akongeza nzi yakire ko international ubundi mu by'ukuri Kaspi wavukiye i Kigali ntegayo yewe wavukiye he mayebo sinukaje ndaburizamo sinabatsinda oya no hano hari agatebe naje nicaramo mbere yuko banyakira nagakunda nibyo abantu natayimo ibiceri babiri ibiceri ubu uri kugendana amadolari cyangwa amayero Kaspi ibiceri ni nese aho ugeze ntabwo ushyura parikingi imana ubu uraparitse hano ubu uparitse hari icyuma cy'umutuku wagibonye wakibonye wish him a safe farewell siko bimeze nibyo aha ngaho ugeze Kacyiru rwose hafi na polisi gatoya ukata nimero naje nzibahereza mu kanya gatoya cyane Kaspi uri hariya muri kiriya gihugu abantu uzajya basubiza kuri Instagram se cyangwa waretse koko ntabwo bishoboka
Legacy viewers, komande yanjye sikure cyane ndi kumwe na Caspi's #1 DJ Caspi Nyirabyo. Ariko ubundi kuca ari Nyirabyo. Aya. Oya. Aya. Welcome on Legacy TV DJ Caspi Mbabarira. Mfite n'ubwo bwo kugukoraho. Abantu bajya bavuga nago njya mvuga ngo aya. Nyambere igihe turi kumwe yo. Mu buzima wambaye neza. Let's talk about your drip. Ninde wakwambitse? Hera hasa ariko umusaza ntago muzi. Uyu musaza ninde? Ariko ntago nakodesheje ariko niwe wanyambitse bamwita Humble Design. Humble Design. Humble Design akabisa umusaza yambwiye ati man nabonye ufite ibintu by'urugendo. Kangukaraga kantu. Ndamu yankaraza inkweto aramubwira ati umusaza genda wimerere neza so. Byubahwe none sizi drip z'imyenda none. Izi drip zo none ho ngiye kuri ba Migos. Amigos, no nshaka ko bazavuga ngo bazizi kuri Caspi. Kuri Caspi's. Aya. Respect. Ariko ni ibintu byoroheje to. Nta ni ibintu byabikaze. Oya ni nabyiza man. Je mbashije kuvuga ko wambaye neza. Uru rugendo sino kuvuga ngo numugisha. Nje kubwanje I see respect. This is respect. Akoze. By the way ngo hari ibintu ngo by'inkoko ngo yibara rimwe ngo bararanga. Ariko ibyo ni ibiki? Ni ibiki su? Byamfata se buriya. Oya ariko ibyo bintu ntabwo wabyumvise Caspi. Oya nyabyumva bavuga ngo ukajya ngo ku mupfumu bagagutuma inkoko ngo yibara rimwe. Ihene ngo ifite umurizo umeze guta. Ntabwo bifata. Wapi cyangwa ihene y'ingumba. Aya. Ntabwo bibaho. Ku mwana w'Imana. Ntabwo bishoboka. Uri under God ngo urakoze cyane. By the way this is something huge ntago nubwa mbere numvishe umu DJ w'umunyarwanda undi nari mbizo ndumva ari DJ Marno wigeze kujya I think it's Nigeria I think ariko ntago amakuru byabyo twabiyamenye neza ariko nubwa mbere twumvishe noneho umuntu woherejwe na delegation y'u Rwanda oya ongeraho ngo no new generation tunge ntago bari abaji n'abantu bakoze ibintu byabo kera ngendo uruhinja tu ntago natinya kubivuga ariko ndi gukora tu akurwo ruhinja rurenze ruhinja rufite za pampers za heavy baby rwavukanye amavuta sika bimeze ibi bintu byakugezeho gute amahirwe yakugezeho gute Caspi aya mahirwe nabanje kuyaca amazi nabonye ni iriya page yabo ngo ni DJ Battle Africa yanyandikiye kuri Instagram nyine nkabona ari ibintu biraho ngira ngo bargiye kuguhakinga kwako nibaguhaka link ngo click here for likes anayo mana wamuhakinga gute nyine baranyandikiye gutyo ndabibona ndavuga okay nyine nkagira ngo ni ibintu biraho haciyemo iminsi mbona email ndavuga ariko ibi bintu ubundi biti yeah definitely yes banyandikiraga bya birimo iby'wanyu bya bindi by'Ifaransa akubita translate nkahita mbona ari kumbwira ngo nimero ngo nibiki ngo tiva bien ibyo ndabizo ariko nka translating nkahita mbona ibintu ambwiye umukobwa nkamubwira noneho proof z'ibi bintu uri kumbwira tangira kumbwira ama website mba visiting aho ndabareba ngo mpa nimero yawe ndayimu ahita nkubita muri mu groupe kirimo aba DJ nk'abarindwi ngo ninjye wa 8 yego harimo umurundi umwe turamenyana arambwira ati ngiye ibintu nari nsanzwe mbizi nange nabonye banyandikira gutyo harimo umukongomani wigize kujyamo mbere muri season ya mbere kuko ini ya competition ini ya kabiri to mbona ko ibintu biri serie noneho ikintu cyatumye mbifata serie cyane ariko hari umuntu wirirwaga nyine ambwira mane wagiye muri biriya bintu to so weze ndabizi we know noneho nge nkabica amazi navuga ko ari nayo umuntu wampushinze kugira ngo ngire gute mbikore tu ubundi Caspi cyo kintu cyo kuvuga ngo ubigiyemo ntago uzi neza urwo rurimi bavuga rw'igifaransa do you have a management ufite nk'umu manager wagufashaga cyangwa byose yari ku bwende bwawe guti izi haso n'izanjye ari n'abantu bavuga ngo mfite nk'umuntu ngo wansesereye ngo nibiki nta akareka uretse kugira inshuta n'abavandimwe tu bakugira inama mu bintu bya hafi nta kindi kintu wenda n'umuntu nshimira umuvandimwe wanjye bita DJ Buffalo DJ Buffalo ni umuntu ukomeye kuri njyewe tu respect ya akakantu kagenda ukamubwire kamugereho tu ari bwota amasini noneho nta yindi management tu byose warabyikoreye ama email urayisubiriza ariko nabifatiye serious nge nagiye kwa umuntu umutipe aranyandikiye ngo mpereza ngo amazina akoresha kuri IP ndayamuhereza mu kuyamuhereza haciyemo umwanya mbona nkubisiki code yanuze ya Western Union ndavuga bya bintu burya birakora harimo ni kwaci mula abakubisi kwaca mba ndagenda rizanye maze kurizana ndikenyereraho ndavuga ariko ubundi aba bantu umuntu ugutekaho imitwe ntago agushyiramo ahubwo wagukuramo ntangira nyine gushaka ibyangombwa gutyo ndashimira leta y'u Rwanda nyine
kubera ari lettre nari mfite niyo yagiye intambutsa ahantu hose byangombwa biboneka vuba yego biroro ubu ni ukuvuga ngo mukanya uratema ikirere fresh mukanya mu munota mbawari ni n'ubwa mbere oya uri kumva bimeze yewe ndamwa nti aya ntabwo uri buruke mu ndege ntabwo byaba. By the way, this is something huge kuko non seulement bitumye ugiye kuba gutema ikirere niko navuga mu kinyarwanda ariko noneho ikintu nshaka kwibaza babantu noneho baba haters abantu bakudisinga babantu baje mu matwi yabavuga ati Caspi ariko so urumva uzana aba DJ ubundi wowe urabe nabishoboka induba habayitse aba niho bamena imyanda yose yo muri Kigali tu vugisha ukuri bigira induba nohise nkubwire gute hari nk'umuntu wigeze guca intege se muri ubwo buryo ko bwati Caspi rwose yego kizigeme wowe ngiye kunca intege kwa mbere mbona no kudasapotinga nyine nubwo utasapotinga ngiye wasapotinga igihugu cyawe tu aho kunsapotinga uri gusapotinga igihugu cyawe niko bimeze hanyuma ubimazemo imyaka ingahe ibi bintu ku bantu batabizi neza ibi bintu mbimazemo imyaka 5 urayifunze fresh haso zayo ariko ziragoye Caspi kuba umu DJ ukaba umu DJ mani birabibora ariko kuri kote yo kuva ngewe nyine ibyo ndi kuvuga ngewe niba navuga ngo Imana yabana ngo Imana ngo ngiyo yagutunze inkoni ngewe menya arantunze umuhini urumva babanga Imana ngo yatunze umuntu inkoni nyine ngo umeze neza ngewe banza yarantunze umuhini mani kuko nagiye nca mu bintu byinshi mani nkabona iri kugenda nsunika mbona ngeze ahantu nanjye ntari gusobanukirwa Caspi kuri uru rwego ugeze ufite ibyuma byawe nibyo ujyanye aho ngaho hanze abari abantu rero hari abantu bo muri ntuze muri Pioneer noneho abakora biriya byuma bya Pioneer bo baravuze ngo bo babizizanira ibyabo no kuvuga ngo uva ku cyuma umuntu wakoze icyo cyuma noneho we ari uza yihagarariye ntago bashaka kujyana umuziki wawe wonyine ibi bintu reka mbikororere ayo warugiye gukorora n'ubundi agabujijisha mwana korora nk'impongo aho zereka kubaze aya Caspi misa nibaza nimba ibyo byuma ari bya Pioneer ubu ugezeyo ugasanga atari Pioneer nabyo wabikoresha urumva uri radio icumi icyo aricyo cyose bagusize imbere hari radio bitaga ngo ni indonongo mu Kirundi ni bwa radio butoye nta kibazo tu byose uri ready nyine kubera nakubise haso mpera ku byuma byapfuye nakore no kuri machine mukabara uterekaho icupa gutya waterekaho ukanza amezi gahita izima ntago bishoboka rero nuvuga ngo ibintu byose sha kwiranje ndabizi hanyuma ninde ukuri inyuma Caspi ninde mu DJ wagufashije muri abo bose bakomakomeye baba abo twita ngo legend Mbose yamfashije ikikwere avuga ati kwigisha wenda se akakoreka nk'udutaktike nimba harajye muri comment abivuga ngiye nta muntu wagize unyigisha warigishije wowe ngiye bwa bubobo bwanjye bwo kwirirwa ngenda nkajya kuri machine nkakubita cyo koze ikintu nakoraga najyaga kuri YouTube nkareba tutorial ukuntu bakora ibintu gusa ariko na umudije uhari rwose nimba uhari nkaba nkwihakanye ugenda ujye muri comment uvuga turi amutipe arakabije twenda no kwenda kugana ku musozo Caspi ndi kwibaza uku kuntu witeguriye competition wari umaze igihe uri kwitegura uko biri kose haracemo nk'ukwezi se ewana oya ukwezi kwaciyemo ariko ukwezi no kuvuga ngo narabisuzuguye to warabiretse ariko nabifashe serie nka mbere y'ibyumweru nka 2 no kuvuga ngo mbere y'ibyumweru 2 nibwo nari mazemo iminsi ndi gukora utuntu ubu no kuvuga ngo wagenda gasusura n'abandi badije bagufasha kwitegura cyangwa ari nabo nabwiraga nyine nzi nkabo nitaka ari abantu bakuru banjye ntago namumentioning ariko nkamuhamagara kuri telefone tuze kubona ndashaka ko ari akantu nyigishaho gato nibura ari akantu nshaka kugukuraho ariko by the way umuntu DJ Bro niwe mu DJ twabashije kubonana na Bisoso twaravuganye abandi bose bagiye bandengeza ariko se nago babikora Imana yansunikishije umuhini nago asubira inyuma wallahi nago bibaho ubwo ni bwa buryo bwo inkoni nago bihagije tu ndabyumva man yansunikishije ingiga ngewe hari ikintu nje nshaka kumenya Caspi ibi ni ibintu wamye uzi kuzakora mu buzima bwawe cyangwa ni ntago wazi kuzaba mu DJ nakuze ngenzi ko nzaba umubyinnyi wa danje ukubita n'umuziki so shona no kuvuga ngo ibi byaje nyuma ni talent indi wisanzemo ni talent indi nisanzemo ariko nyine urumva ntaho bitaniye n'ubundi ni umuziki kuwundi umuryango wawe rero ubifashe gute aho ugeze uretse no kuba ugiye kujyanze like how is it umuryango wanjye nyine navuga ni muke kubera na mama na papa nande ariko nyine mfite abantu bamba hafi bamfasha mu buzima bwanjye Shushube yaba marimo Shushube subwo urabona nararaburije ahubwo mugire mu ntago wabidukora bateri vuki nimba narayiyambitse
nta sha rwose mw'abantu mwe. Most definitely. Hanyuma abantu badukurikiye mu kanya turahitiza Caspi. Munareba abantu mutazi kuri airport muhamenye siko bimeze Caspi. Yego. Utume bahamenya hari abantu batahazi. Turajyanye se? Hari ribisi. Brother man. Asubwo aretse nkakigendera n'ubundi dore niki. N'amasaha ya rero. Kugira ngo ijye kunsiga nayihatanga. Hanyuma Caspi uragaruka ryari Caspi? Ndagaruka nko ku ya mbere. Ndagaruka mu kwa karindwi. Competition angahe nibura bazatanga kwa mbere. Ngo tuwe tuyasengera. Ni menshi kuko ndamutse nyatwaye urumva umuntu yajya ntura ibibazo bye ntago mbishaka. Umuntu yajya gutura ibibazo bye mu Caspi abana ntago bajya ku ishuri. Mu Caspi ngo urabona ngo ni ikintu. Ntago uzabasubiza. Ariko ni menshi oya nyine. Ugisubiza abafana wowe. Njye nta nubwo mbafata nta mufana ngira inshuti. Iyo umufana mani buryo umufana isaha n'isaha yakuvaho. Ariko inshuti ihora ari inshuti yawe. Ariko umufana nta mufana ngira mani nta nubwo njya mbikora ibintu byo kuri. Bose bafata nk'inshuti zabo. Mba nshaka okay uzuri umufana. Ariko birangira ubaye inshuti. Kuko nese umufana mani umufana ni nk'ikise ni nk'ipusi weretse amata. Ipusi muricarana hano mu gihe ufite amata. Ariko nibona undi muntu hari uri ku mata ameze neza. Irahita yinyorosha. So umufana nge nta mufana nshaka tu. Niba uzi kuri umufana wanjye basi nkunda tube inshuti ariko ibintu byo kumbwira ngo umufana oya nta mufana ngira ngewe. None se nk'abantu bashaka kukwambara ko mbona ari amaranje. Oya. DJ Caspi. Umuntu ushaka brand yanditseho ngo DJ Caspi. Ni ubwa mbere uyinsabye se nta nubwo nyijyana n'ukuri. La vie. Ntago nyijyana kuko umaze iminsi uyiririye. Maze nyiri? Mwese mubeshye. Bahojeje umwana mu mvuna byayo. Kimwana ririye baramuha. Twigendere Caspi. Duteme ikirere. Ndamanutse. Aya. Kankiremo agapfukamunwa aya. Aya twigendere bebe. Aya. Dusize imodoka.